Oh yes inshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV mumeze neza, twizere ko mumeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda mw'abantu mwe. Ejo biba byanze. Ejo si ubwo biba byanze. Hari n'igihe ejo biba byanze, uyu munsi byari byakunze. Cyangwa se uyu munsi bikanga, ariko ejo bikagenda neza. Ubu buzima niko bwubatse, it's like zigzag. Hari abantu bakunda kumbaza, sorry gato mbanze mbabwire like kuri iki kintu cya introduction, hari abantu bakunda kumbaza ngo iyi introduction yawe ivuze iki? Iyi introduction yawe ivuze iki? Ariko reka mbanze mbabwire ko ngira ngo hari inkuru maze gukora mu karere ka Rutsiro, ni ijwi namaze gukora gutegura neza, naryiditinze neza, ngira ngo nukomeza kumva iyi video uragira aho uyigereho. Ni inkuru nziza rwose, ariko si ubwo ni nziza we, ni inkuru y'akababaro, sorry munyihangane, ntabwo ari inkuru nziza. Kuvuga ngo umugabo yitabye Imana arimo ararya bro. Hari igihe umuntu akubwira iyi nkuru ukaba ati ibi bintu ntabwo ari byo mu Rwanda. Ni ibyabereye mu karere ka Rutsiro, ngira ngo harimo n'ubuhamya cyangwa se n'ubutumwa bw'umunyamabanga nshingwabikorwa we ubwe yitangarije ko rwose umugabo yarimo arya amafunguro ya saa sita agahita yitaba Imana. Abahungu bagira umusatsi rero tuba twaragowe kweri, ubundi nta muhungu ukwiye gutunga umusatsi ungana gutya. Ubu uri kundya pe, ariko kubera ngira umusatsi mubi nyine gerageza kuwuteka, kuba nkugize ordinaire nyine naba mfite injwiri. Naba mfite injwiri, niyo mpamvu mfite umusatsi, nta n'indi mpamvu, nta nubwo ngukunda. Ariko nyine nanone mba numva nagira ordinaire kandi mfite ubwanwa, kandi ubwanwa ni ikintu nyine ntacyo wabihinduraho, ntiwabukuraho. Ubukuyeho waba ubwiteje. Hama nyine nk'ibyo nari ndi kukubwira, nyine mu karere ka Rutsiro umugabo agira atya, ari kurya amafunguro bisanzwe, nyine ari kurya saa sita aba yitabye Imana. Ariko umunyamabanga we nshingwabikorwa akaba yatangaje ko bishobora kuba byatewe n'izabukuru. Ariko nanone abantu bumvishe izo nkuru bose bavuga bati umuntu ari kurya bisanzwe, nta n'ikibazo kidasanzwe afite, ahita yitaba Imana. Bo bagiye kubona babona yituye hasi ku ntebe yari yicayeho, biba birarangiye aba yitabye Imana. Just inzego zibishinzwe ziraza, iza polisi na Rwanda Investigation Bureau, noza RIB nayo yari yahageze, ndetse umurambo n'ubu ntabwo wari washyingurwa, nyine wajyanwe mu bitaro kugira ngo ukorerwe isuzuma, banarebe niba nta kindi kibazo cyangwa se ikindi kintu cyaba kibyihishe inyuma. So rero reka mvuge kuri introduction yanjye, abantu benshi mwarabimbajije, ndaje ngo mbibabwire. Njye mba nigoye ngakoresha telefone, iyi ntabwo ari kamera, ni telefone yanjye, ntabwo ari kamera isanzwe ndi gukoresha, ni kamera ya telefone. Murananyihanganira, nyine ishusho ntabwo ari ryiza, nyine urumva abantu ntabwo twari twakira cyane ngo tugure udutelefone twa danje nyine, cyangwa nyine murabibona ko ishusho atari ryiza. Ndi n'ahantu mu misozi, mutaza kugira ngo wenda kanze mbereke ukuntu bimeze. Ni imisozi cyane pe, nshaka kubereka what's going on. Ndaje nze mu kanya ndabereka nyine ishusho ahantu ndi ukuntu hameze. Hama kuri introduction yanjye man, abantu batari ko se uzatubwire introduction live bakunda kubimbwira, ariko ntekereza ko ari n'ikiganiro nagikozemo, ikiganiro naganiriye na mama Amanda, ngira ngo murakizi, cyasohotse mu minsi ishize. Kuvuga ngo ni reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza, wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV, twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda, uyu munsi biranga ariko ejo biba bizakunda. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni Iris Rwanda TV. Ndakuvuga ngo hano ikintu mba nshatse kugarukaho, mba ndi kugaruka ku kuba nyine uyu munsi niba wakoze bikanga, ntabwo biba bisobanuye ko bitazakunda. Ubu buzima it's a competition, ni competition. Ni ukuvuga ngo ariko umuhanga nyawe akora competition ye ku giti cye. Ni ukuvuga ngo uba ufite editorial line, ni ukuvuga ngo uba ufite principle ugenderaho, hama akaba arizo competa nazo. Ni ukuvuga ngo principle nashyizeho, intego wenda zindi nashyizeho, ibi n'ibi niyemeje, ibi n'ibi natekereje ko ngomba gukora kandi nzakora, kuki nari kubigeraho? Ese koko nzabigeraho? Ugatekereza uti yego cyangwa oya. Niba utari kubigeraho,
compete with yourself. Nukompeta nanjye njye mfite ibyo ndi guhangana nabyo, ndi guhangana n'amasomo yanjye, ndi guhangana no gushaka amafaranga, ndi guhangana n'ibindi bintu, wowe uri guhangana na Bosco. Mujye munaca akenge. Urahangana n'umuntu utakwitayeho, urahangana n'umuntu ibaze ngo nshaka kumera nka kanaka, ngo nshaka ihe umurongo uzatuma umera nkawe. Ntujye guhangana nawe, ahubwo uhangane n'iyo mirongo, kuko nuramuka uyujuje neza ugahangana nayo ukayitsinda, uzaba nkawe. Ariko numva ko ugiye gutaruka izo etape ugajya guhangana nawe, uzabigeraho ute? Uzi yaraciye mu zihe nzira? Ahubwo mwegerane munaganire, mubaze uti wagwana, nawe akubwire ati gutya na gutya, ubundi uhangane n'iyo mirongo. So rero reka nere gutinda, mbanze mumvishe iyo nkuru yo mu karere ka Rutsiro, ndaje ngaruke mu kanya babwire byinshi bitandukanye. Umva neza, iyo nkuru niyo mu karere ka Rutsiro, aho umugabo yitabye Imana yarimo afata amafunguro. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, ndagushimiye cyane. Nizere ko wakoze subscribe, ubayikurikirana iyi video yose kugeza kuri uyu munota wa 6 hafi 7 utari wakora subscribe. Waba ufite n'ikibazo, waba uri muri babandi bari guhangana nyine tu, waretse kurwana n'umutima ugakora subscribe kwera wagwana. Rusiha Maurice w'imyaka 82 wo mu karere ka Rutsiro yituye hasi ubwo barimo bafata ifunguro rya saa sita, ahita yitaba Imana. Turaza kukubwira n'andi makuru menshi atandukanye ayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kwambuka hirya no hino hatandukanye mwerekeze mu gihugu cy'Ubuhinde, aho ubushyuhe mu Buhinde burimo kwica abantu umusubirizo, abantu bakaba bari gupfa umunsi ku munsi kubera ubushyuhe bwinshi bukabije. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, kora subscribe kuri Iris Rwanda TV kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro byose bitambuka hano buri munsi. Nyemerera rero mwihe ikaze ku buryo burambuye, mubwire amakuru atandukanye, by'umwihariko tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Rusiha Maurice yituye hasi arimo kurya ahita yitaba Imana. Rusiha Maurice w'imyaka 82 wo mu karere ka Rutsiro yituye hasi ubwo barimo bafata ifunguro rya saa sita maze ahita yitaba Imana. Ibi byabereye mu murenge wa Manihira, akagari ka Haniro, ho mu mudugudu wa Gitwe kuri uyu wa 31 Gicurasi 2024. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Manihira, Basabose Alex, yahamirije Bwiza dukesha iyi nkuru ko ibi ari impamo. Ati Rusiha Maurice yarari kurya ibirayi n'imboga yicaye ku ntebe, arahirima yikubita hasi ahita apfa, harakekwa izabukuru. Akomeza avuga ko inzego z'ibanze zageze mu rugo kwa nyakwigendera, bari kumwe na RIB ngo hakorwe iperereza. Ubwo nari ndimo nkora iyi nkuru, hari hataramenyekana andi makuru yihariye ku rupfu rw'uyu nguyu rwose, ku rupfu rw'uyu nguyu, uyu mugabo w'imyaka 82 wituye hasi ahita yitaba Imana ubwo yarimo arafungura amafunguro ye ya saa sita. Uyu nguyu akaba yahise yitaba Imana. Ngahe nguko ni mu karere ka Rutsiro. Abantu benshi batari kosa ubwo ntabwo yaba yapfuye kubera ikibazo kimwe na kimwe, ntabwo yaba yapfuye kubera wenda ikibazo cy'uburwayi afite, ntabwo yaba yapfuye kubera, nyine buri wese arabyibaza. Ariko nyine ukuri guhari ni uko inzego zibishinzwe zatangaje ko uyu mugabo rwose, nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari yatangaje ati harakekwa izabukuru, nta kindi kibazo kidasanzwe gihari.